nyakubahwa nshuti yanjye perezida Tshisekedi Felix, nyakubahwa minisitiri w'intebe, umuyobozi mukuru wa Afurika CDC, ikigo cyo kurwanya indwara, bwana Kassia, urwego rwa BLB, ikigo cy'ubushakashatsi ku rwego rw'igihugu ku buvuzi, bwana umuyobozi w'inzego mpuzamahanga kandi bwana ushinzwe inshingano kuhagarariye umuryango w'abaterankunga bari hano, bwana uhagarariye ibigo bya siyanse ndetse n'uhagarariye ubushakashatsi bo mu rwego rw'ubuzima barimo nyine umuryango mpuzamahanga, bashyitsi banyakubahwa, munyemerere bavandimwe bakundwa, ntangire mbashimira cyane, nshimira kubw'ubutumire nahawe ndetse no ku ntumwa zanjye mu gusura kino gihugu cyanyu nk'intwari y'umuryango w'ubumwe bwa Afurika mu rwego rwo kwitegura no kwirinda iki kiza cya Ebola. Mu ntangiriro z'uyu munsi, perezida Tshisekedi nanjye twagize amahirwe yo kuganira ku cyorezo gikomeje muri iki gihugu n'ibibazo bijyanye n'umutekano. Muri kuno gusura kwanjye rero nasobanuriye abantu banjye gutanga ubutumwa hakurikijwe amabwiriza y'umuryango w'ubumwe bwa Afurika, ni ukuvuga umunyamabanga mukuru w'umuryango wa Afurika bikaba bidufasha kuba twakusanya inkunga zikenewe hagamijwe gushimangira ubufatanye hagati y'ibihugu bigize umuryango, ariko nanone kugira ngo dushyigikire ibikorwa bihuriweho ku mugabane wacu wa Afurika. Hanyuma y'imibanire yacu n'ibihugu zombi, hagati y'ibihugu bibiri, Afurika y'Epfo na Congo, turano kujya tugaragarazanye ubufatanye bwacu hamwe n'abaturage bacu ba Repubulika ya Congo ndetse na Afurika y'Epfo. Twiyemeje gufasha kino gihugu ku rugero iki gihugu gifite abaturage banyura mu bihe bikomeye cyane bahanganye n'ikibazo cy'icyorezo cya virusi ya Ebola. Mu izina ryanjye na guverinoma n'abaturage ba Repubulika ya Afurika y'Epfo dusize ahagaragara ko tubabajwe cyane n'abaturage ba Congo bagize ingaruka kuri kino kibazo kandi banazize ubuzima. Turashaka ko igihugu cyo cyagaruka byiza cyane. Turashimiye cyane mwese abantu bagizwe ingaruka n'ibingibi kuba kwihangana kwanyu. Tuzi uburyo imiryango yibasirwa n'icyorezo ibibabaye, yari icyorezo cyangwa se n'ubukene. Tuzi ko twagizwe twese n'icyorezo cya COVID-19 n'uburyo cyatubabaje mu myaka ishize. Turashaka no gushimira akazi kakozwe n'abahanga mu bya siyanse, abahanga mu bya siyanse ndetse n'amashyirahamwe akora nta kuruhuka, bakora mu mateka yacu yose, bafite kwihangana, ubutware, kandi bagafasha abaturage bacu bose, utwemerera kugira imbaraga zo gutsinda mu bihe bigoye cyane. Kandi natwe nta gushidikanya dufata ko iki kibazo ari ikibazo gikomeye cyane kigomba kuzashira, kandi tuzashobora kugitsinda rwose. Abaturage b'Abanyafurika mu mwuka umwe, umubano wacu urenze cyane imipaka, hirya y'amoko yacu, hirya y'indimi zacu, hirya y'imico yacu, kimwe n'ibindi byose byagaragara ko bidashobora gutandukanya. Iyo hari rero ibyago mu mfuruka zo ku mugabane wacu, bakundwa, twese mureke dusangire ububabare nk'umuntu umwe. Iyo igihugu cy'abaturanyi, igihugu kimwe gikeneye ubufasha, tugomba gusubiza icyo cyifuzo by'ako kanya. Igisubizo cyangwa se kugira icyo dukora kuri kino cyorezo, kuri virusi ya Ebola,
kuva ubwo yagaragaraga ku wa 16 Kamena Perezida Nshimini w'Uburundi bagaragaje inama n'ibihugu bya Afurika, bakora inama kuri internet Burundi ndetse no Perezida ngo bahurizeho imbaraga. Igikorwa cy'inama cyahujwe n'abantu bajya ku bantu benshi bateranya miliyari 1.55 z'amadolari n'inkunga ya tekinike arimo n'inkunga y'ubuvuzi mu gupima kimwe n'igisubizo cy'ubugiraneza. Aya mafaranga arenga hafi amafaranga agera kuri miliyoni 100 z'amadolari yasezeranyijwe n'ibihugu z'abanyafurika bonyine ubwabo. Bigaragaza uko ibi bimeze, bityo rero ni iterambere ry'ingenzi cyane rigaragaza ko ibihugu za Afurika ubwabyo bishobora gufata ikibazo mu maboko yabyo kugira ngo bazanire ihumure igihugu cy'abavandimwe. Ibi kandi bigaragaza umwuka w'ubufatanye ndetse no gukorana no gushakisha ubwigenge ku buzima bw'abanyafurika. Nubwo hari iki kibazo n'ubwihutirwe, tugomba kugira nanone ukurwanya iyi ndwara. Abantu bahuye n'ikibazo kandi bakeneye kuvurwa ndetse no gushyigikirwa. Abafite abatakaje bagomba kwitabwaho. Bisa nkaho ari ngombwa ko iyi mitungo icungwa neza, kandi twe nta gushidikanya dufite ko dufata ko iyi mitungo izacungwa neza. Reka duhe icyizere ibikoresho bikoreshwa, duhe nanone ishema ubuvuzi butangwa n'ishema ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima, kimwe n'uburyo bwo guhuza ibikorwa. Ninde uzashimangira uburyo bwo kubahiriza inshingano? Ni buri wese, ariko nanone kunoza imiterere yabyo bisabwa ko abafatanyabikorwa bose bakora ibishoboka byose kugira ngo duhangane n'iki kibazo. Nanone kandi dufite umugambi ibizadufasha mu bafatanyabikorwa bwose kugira tugere ku ntera ikomeye cyane, dushakashaka uburyo bukomeye cyane bwo gukemura ibibazo byibasira igihugu, atari igihugu gusa ahubwo n'abandi bafatanyabikorwa bose muri rusange. Amashyirahamwe kandi n'abandi bose ndabashimira ko mwakoze. Kandi hari abatangabuhamya, hari abarwayi bamaze kuva mu bigo by'ubuvuzi. Rero dufite ibidutera imbaraga zavuye mu bikorwa biyobowe na Dr. Cassial. Nk'uko yabivuze, niyo terambere mu rwego rw'imiti itangwa nk'igisubizo cy'ingenzi cyane bizateza imbere ibisubizo byiza by'ubuvuzi bw'iyi ndwara. Bityo rero tuzashobora mu gihe runaka gukora kugira ngo dutsinde kandi duteze imbere uburyo bwo gushaka urukingo rurwanya iyi virusi dutanze amadolari runaka. Dukomeze kugira icyizere ko tuzashobora kugenzura iyi virusi kandi ikaba itazongera gutera ikibazo imfuruka nyinshi za Afurika ndetse no ku isi muri rusange. Turashaka gusaba gutangiza ubusabe ku bihugu byose biva ku mpande zose z'isi kugira ngo badashyiraho itegeko ryo gufunga imipaka ku baturage b'abakongomani bashaka gutembera. Mwe gufunga imipaka, gufunga imipaka uburyo bwo aribwo bwose, nubwo byaba bishobora kwiyumvishwa ko abantu bari kubarinda kwandura iki cyorezo mu buryo bwo guhangana nacyo. Twizera yuko tudashidikanya hazabaho impungenge nke ndetse n'ibibazo bike ku baturage ndetse no ku bwiyongere ubufatanye mu bukungu byazakomeza kuba ikibazo. Tugomba kurenga iki kibazo rero gihari bijyanye n'ubuzima. Tuzi neza ibibazo bikenewe gukemurwa ndetse no kwibandwaho cyane mu guhangana n'iki cyorezo. Dushyigikiye uyu mugambi uko twafashe uyu munsi kubera ko ubunararibonye bwanyu n'ubumenyi bwanyu muri rwego ni ingenzi kugira ngo habeho kw'ibikorwa zacu bya politiki bishingira ku kuri kw'ibyo abanyamwuga bari ku murongo w'imbere bagaragaza bafasha abaturage kwirinda. Turashaka kongera kubisubiramo hano ibitekerezo bitandukanye byatanzwe kuri iki kibazo bishobora gukemura ibibazo biri hangaha. Bwa mbere
tugomba kugira ngo harebwe uko imihigo yashyizweho iri kwibanwaho. Hari byinshi mu mihigo, iyi mihigo rero ishobora kuzahinduka ubusa niba ititaweho. Tekinike n'imari ni iz'imbere, hanyuma kohereza ingamba z'ubuvuzi zikenewe bikaba ibindi. Icya kabiri, tugomba none kugerageza guhagarika imirwano mu duce twibasiriwe n'iyi ndwara, kandi guhagarika imirwano ni ngombwa nk'inzira yafatanywe gukorwa mu bugiraneza nk'ibikorwa by'ubutabazi ku bakora mu bijyanye n'ubuzima, mu kurwanya cyane cyane iyi ndwara, ndetse no gutwara ibicuruzwa bikenewe kuvura abantu bagizweho ingaruka n'iyi ndwara. Intambara cyo gisubizo muri ibi bihe. Iki ni cyo gihe cyo kubasha ahubwo gushyira ikintu gikenewe mu bikorwa, ndetse amahirwe niyo akenewe. Ninde ushobora gusobanukirwa ko iki cyorezo kigomba kuba imbarutso y'ibibazo byo kuzana amahoro? Turimo gutangiza ubusabe bwacu ku miryango yose. Murinde abaganga b'inzobere mu by'ubuzima bari ku murongo w'imbere aho muri kurwanira. Murinde abakorerabushake, abanyamwuga nabo n'abakorerabushake barimo gushyira ubuzima bwabo mu kaga kugira ngo bakize ubuzima bw'abandi, kandi bo nibatabikora ntabwo bizageraho tubona iherezo ry'iki cyorezo, ahubwo tuzabona urugomo rwiyongera n'abandi benshi bapfa. Icya gatatu, Repubulika y'Afurika y'Epfo ikomeje kwiyemeza gushora imari mu guhanga udushya muri Afurika, ndetse no mu bushobozi bwo gukora ibicuruzwa by'ubuvuzi ku rwego rw'abanyafurika. Kandi nk'uko natwe tubivuga, reka twitabire iki gikorwa cy'iterambere cyangwa se ku ikorwa ry'inkingo rishoboka gufasha kuvura indwara ya Ebola. Ndashaka kandi gushimira ubuyobozi bwa NLB ko twasuye iki kigo kumwe na mukuru wanjye Tshisekedi Tshilombo. Nabonye bamwe bashakashatsi bakiri bato bari mu buyobozi aho bakorera ubushakashatsi. Ni ikigo gikora neza NLB, kandi ifite inaribonye ko abarimu bitanga cyane kandi biyeguriye gukomeza gushyira mu bikorwa ubushakashatsi, kandi byamaze gukora bimwe muri byinshi bigaragara ko ari ingenzi, kandi bigaragara ko impamyabumenyi y'ikirenga bahawe ari ingenzi cyane. Turanabashimiye cyane. Nanone kandi ku rwego rw'isi turagaragaza ko Kinshasa ahangaha uko bimeze, Afurika ikomeje kugaragaza ko ifite ubushobozi bwayo bwo guhangana n'ibibazo byayo, cyane cyane ibibazo bijyanye n'ubuzima ndetse bitera ibyago. Uretse Afurika, hari abantu bagikora ibikorwa byo gutera imbere mu gushakira ejo hazaza heza abana bacu. Igikenewe ni ubumwe, ibikorwa by'ubufatanye burambye, kandi n'ubumwe buzatugeza kuri byinshi, kuko nubwo bwatugejeje ahangaha, nubwo bwatugejeje ahangaha muri Province ya Congo, twebwe Afurika y'Epfo na Congo dukomeje kugira ngo dukomeze ubufatanye bwacu, ndetse no mu gihe hari akaga k'iyi virusi ya Ebola. Kandi ibyo ni ukubera ko twizera ko ubufatanye nk'abanyafurika bizafasha guteza imbere inyungu zacu twese. Nagiranye ikiganiro cyiza cyane n'abahagarariye Tshisekedi ku bibazo bireba abaturage ba Afurika, harimo n'ibibazo Repubulika ihanganye nabyo. Nyafurika y'Epfo nabo bafite ibibazo nk'ikibazo cy'abimukira ndetse n'abajya muri Congo. Ndifuza kandi kongera kuvuga mu butumwa ibyo mugenzi wanjye yampaye, hatitawe ku mbogamizi ibihugu byinshi birimo Afurika y'Epfo ihanganye n'iki kibazo cy'abimukira. Ikibazo cy'abimukira rero ni ikibazo kiri mu gihugu hose, ariko iki ni ikibazo kivuka bitewe n'ibibazo bira mu isi. Ubutumwa rero bwe ni bwiza cyane. Iki kibazo kigomba gukemurwa neza cyane,
hitondewe kurinda ubuzima bw'abantu bagizweho ingaruka n'ibyo. Nzi neza ko icyo turimo gukora muri Afurika y'Epfo turi gukora ibishoboka byose nko kurengera itegeko nshinga ryacu ko rigena ko duteza imbere iyubahirizwa ry'uburenganzira bwa muntu, icyubahiro cy'abandi. Birumvikana rero ko duhura n'ibibazo aho abantu bamwe abanyafurika y'Epfo bigaragambije ndetse bagaragaza ko bamagana abandi, ariko guverinoma ya Afurika y'Epfo isigaye ikomeye maze iravuga iti dufite inshingano n'ubushobozi bwo kubaha uburenganzira bw'abantu bose ku mugabane wacu. Ariko natwe dufite nanone iki gikorwa cyo kubasha kurinda abantu bose, abantu batuye mu gihugu cyacu, kandi urebe neza ko aba bantu batari guhura n'urugomo rukomeye, no kwemeza ko abanyafurika y'Epfo bose bashobora kubaha leta ya Afurika y'Epfo. Mu minsi mike ishize twari dufite imwe mu myigaragambyo mu gihugu hose, aho inzego z'umutekano zagaragaje ko twari twemeje ko gahunda ishobora kwitabwaho hakarindwa umutekano abantu. Nubwo hari abantu bigaragambije, ariko inzego z'umutekano zagumyeho zirinda ibice bitandukanye kugira ngo hirindwe urugomo, hubahirizwe amategeko ku muntu uwo ari we wese, harimo n'abanyamahanga. Mumenye neza ko abangaba bafite inyandiko zibinjiza kandi zibarinda nk'ikiremwa muntu, bagomba rero kurindwa. Abigaragambije rero nabo kuko bahangayikishijwe wenda n'ibyabo, kuko bavuga ko badafite akazi, bakene, kandi leta yacu ngo ikaba ifite ibibazo bimwe turabyemera, ariko nanone turabyumva. Dushyigikiye ko ikibazo cy'umutekano w'umuntu wese ku giti cye cyitabwaho, ariko bizitabwaho neza. Rero ibyo Tshisekedi yaramaze kuvuga nibyo rwose ubu turimo gukurikirana dukemura iki kibazo, kandi imbogamizi ko twifuza guhangana na byinshi dukoresheje ubushishozi kugira ngo duhaze ibyo abaturage bakeneye. Bavuga ko badafite akazi, abari mu bukene mu gihugu, ariko kandi turashaka kuba uburenganzira bw'abantu bose wenda badafite n'inyandiko zemera kuba muri Kongo kugira ngo bagume mu gihugu cyacu, ariko tunavuga ko bagomba no gufatwa neza, niba bashaka no gutaha bahabwe umutekano. Ntibigomba rero kuba ingingo y'uburyo runaka gutoteza cyangwa se guteza ibibazo abantu. Rero icyo guverinoma yacu yafasheho icyemezo, twanavuze ko tuzabikora kugeza ku iherezo, nuko abantu bose ku mugabane wacu, intumwa z'umugabane wacu, kugira ngo babe gahunda nziza cyane yo kuganira mu buryo bwiza, tugomba kuganira ku bibazo by'abimukira mu buryo buringaniye. Nshaka kandi kuvuga ko twifuza gukorana n'ibihugu zose bishobora kuba bifite abaturage bazo mu gihugu cyacu. Hano ikibazo cy'abimukira ntigishobora kuba icungwa ry'igihugu kimwe, tugomba gukorera hamwe nk'igihugu ndetse n'ibihugu za Afurika kugira ngo dukemure iki kibazo, kandi dushake ibisubizo bizadufasha ubw'inyungu za bose binyuze mu gukemura iki kibazo, ibibazo duhura nabyo cyane. Perezida Tshisekedi rero ndagushimiye cyane, wakoze ku butumwa bwawe wampaye, nanjye ndabutwara. Twavuze nk'uko nawe wabivuze, turabyumva ku mbogamizi turi guhura nazo, turabikora duhangana n'ikibazo muri Afurika y'Epfo, tubikora nk'umunyafurika y'Epfo, ariko twereka tuvuge kandi ko ntabwo abanyafurika y'Epfo ari uburenganzira bwabo mu guhabangamira abandi. Ni ugushaka ibisubizo bihuriye hamwe, kandi ibisubizo bifatiye inyungu abantu bose, abavandimwe bacu bose, kugira ngo rero harebwe ku rwego rw'ibigo kandi ku rwego rw'umuturage, twebwe dufatanye. Mu gusoza navuga ko byose twavuze, umuntu wese uri mu gihugu runaka
yagombye kugira ibyangombwa bimuranga biboneka ko bikenewe mu gihe cyose agifite kuba muri icyo gihugu, kuko byemerera kumuha umutekano kandi ibi bikanashimangira uburenganzira bwa buri muturage. Bityo rero ubutumwa tugomba kugeza ku bavandimwe bacu na bashiki bacu bo muri Afurika y'Epfo, kuvuga ko twe tugomba gukorera hamwe kugira ngo dukemure ikibazo gihari. Kandi amaherezo ndagira ngo ngushimire muvandimwe wanjye nkunda Tshisekedi, wakoze kutwakira hano i Kinshasa, kandi tumaze kubona neza uburyo mwatwakiriye bukomeye cyane, kandi twabonye n'uburyo muri kwitwara ku kibazo kijyanye n'ubuzima n'ikibazo cy'umutekano, ndetse n'uburyo mushobora kuzakemura bino bibazo. Ndabashimiye cyane kandi mwese ndabashimiye. Uwo ni Cyril Ramaphosa uvugira ijambo muri Kinshasa. Hanyuma Tshisekedi ati kugira ngo tugere kuri byinshi, Repubulika ya Kongo yakusanyije ingengo y'imari miliyoni 50 z'amadolari z'abanyamerika igamije gukomeza kwita cyane ku gihugu. Imitungo ishyigikira cyane gushyira mu bikorwa amakipe y'abaganga no gushimangira laboratoire, kugura ibikoresho by'ubuvuzi, kugenzura abantu binjirira ndetse no kwita ku barwayi, kurengera abakozi bo mu rwego rw'ubuzima no gukurikirana abahuye n'abanduye no kumenyekanisha iyo mibare ku muryango ubishinzwe. Gushishikariza abantu rero kugaragaza ubushake bwa leta ya Kongo igomba kwemera byuzuye inshingano zayo kurengera ubuzima rusange ndetse no kubungabunga ubuzima bw'abantu bacu, abaturage bacu. Bwana Perezida, iki cyorezo ni ugutwibutsa ko umutekano w'ubuzima ubu ntabwo ushobora gutandukana n'ibibazo by'amahoro, ituze ndetse n'umutekano w'abantu. Mu turere twagizweho ingaruka n'ibibazo by'intambara n'umutekano muke bigabanya imbaraga mu gihugu, kwirinda, kubona ubuvuzi, kugenzura icyorezo n'uburyo bwo gushaka igisubizo cyihuse ku bibazo byihutirwa by'ubuzima bwa rubanda. Kwa Repubulika ya Kongo na Repubulika ya Uganda dukomeje guhura n'ibi bibazo icyarimwe, icyo kibazo kiremeza ingaruka inzego z'ubuzima zirengagiza ku mipaka mu gusaba igisubizo cy'akarere mu bufatanye buhuriweho kandi bushingiye ku nshingano rusange dusangiye. Ku gihugu cyacu rero gereye ku mutima w'umugabane wa Afurika, ubufatanye mu by'ubuzima, ubufatanye bwambukiranya imipaka si amahitamo, ahubwo ni ngombwa ku rwego rw'ingamba. Muri ibi Afurika y'Epfo n'ubunararibonye bwayo mu bigo, ubushobozi bwayo bwa siyanse, ubuyobozi bwayo bw'akarere n'uruhare rwayo muri SADC n'umuryango w'ubumwe bwa Afurika ishobora gutanga nanone umusanzu w'ingenzi ku bikorwa rusange byo guhangana n'icyorezo. Umusanzu ushobora gutuma cyane ku nkunga ya tekinike mu kugenzura indwara z'ibyorezo, iyo nkunga iba nziza, kubaka ubushobozi bwa laboratoire, gusangira ubunararibonye bw'impuguke mu rwego rwo gucunga ibibazo byihutirwa by'ubuzima ndetse n'imikoranire mu karere mu rwego rwa SADC. Kuba hano kwanyu Kinshasa uyu munsi muri urwo rwego bigize ikimenyetso gikomeye cya politiki ikomeye, ubufatanye, kuba hafi ndetse no kuba mufite inshingano nk'abanyafurika. Twagize kandi amahirwe yo gusurwa hamwe n'ibikorwa remezo by'ikigo cy'igihugu cy'ubushakashatsi bwo guhita ku binyabuzima, ikigo gikomeye mu gihugu cyacu mu bijyanye no kugenzura indwara n'ibyorezo, gusuzuma indwara, ubushakashatsi ku buvuzi n'ubufasha bwa siyanse ku bisubizo byo gushakisha uburyo guhangana n'ibibazo. Uruzinduko rwatumye rero bishoboka kugaragaza k'ubuhanga bwa Kongo, umwuga w'amakipe yacu akora mu by'ubuzima na siyanse ndetse n'abashinzwe gukenera kongera ubushobozi bw'ubushakashatsi bwa Afurika no gusuzuma indwara n'imyiteguro y'ibibazo byihutirwa by'ubuzima bwa rubanda. Ndashaka gushimira cyane abanyekongo mu bihugu zose, inshuti n'abafatanyabikorwa
baherekeza igihugu cyacu muri uru rugamba, cyane cyane Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Repubulika y'u Burundi, Repubulika y'abaturage y'Ubushinwa, Repubulika ya Afurika y'Epfo, Umuryango Mpuzamahanga wita ku buzima, UNICEF, Africa CDC, hamwe n'ishami rishinzwe imiryango y'ubutabazi n'imiryango iri gukorera ku kibuga. Ubufatanye bigaragaza ko ibyorezo bitabaho nta mipaka. Ibikorwa rusange byo kwita kuri iki kibazo bigomba kubaho kugira turinde abaturage bacu. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yizera ko ubufasha bwihutirwa ingamba z'ubuzima zigomba kuguma zishingiye ku makuru ya siyanse, gukorera mu mucyo, uburinganire n'ubwuzuzanye, ubufatanye hagati y'ibihugu. Tugomba kandi kurinda ingamba zirenze urugero cyangwa se tukavanaho imbogamizi zitari ngombwa bikaba byabangamira cyane cyane bidakenewe nk'urujya n'uruza rw'abantu n'ibintu, serivisi n'ubufasha bugira neza. Ibyo byose ngomba kwitabwaho. Ikibazo kirimo ubu ngubu kandi cyemeza ko dukeneye kubaka inyubako ikomeye ku mutekano w'ubuzima muri Afurika, hamwe ndetse n'ibindi bikomeye. Ihame kandi rigomba kwitabwaho ni ukwita ku bibazo dushobora guhangana by'ejo hazaza. Afurika igomba gukomeza ubushobozi bwayo bwo gukumira, gukurikirana, gusuzuma indwara, gukora ubushakashatsi, amahugurwa y'abakozi mu by'ubuzima ndetse n'uburyo bwo gusubiza byihuse ku ndwara z'ibyorezo. Uretse ikibazo cy'ubuzima, uruzinduko rwemewe runatanga amahirwe yo gushimangira gahunda y'ibihugu zombi hagati ya Repubulika ya Kongo ndetse na Repubulika ya Afurika y'Epfo. Ibihugu zacu zombi bifite ibintu byinshi by'ingenzi byuzuzanya mu rwego rw'ubufatanye mu bukungu n'ubucuruzi, ibikorwa remezo, ingufu, ubucukuzi bw'agaciro n'ibindi byo guhindura umutungo kamere, umutungo uduteza imbere, ubuhinzi, ubuzima, uburezi ndetse n'inganda, urubyiruko, guhanga udushya n'ibindi mu bufatanye bwa diplomasi dufitanye muri SADC, umuryango w'ubumwe bwa Afurika ndetse n'umuryango w'abibumbye. Dufatanije rero ibihugu zacu zombi bishobora gufatanya gutanga umusanzu ku buryo buhamye guhuza ubukungu bwa Afurika y'Amajyepfo ndetse no guteza imbere akarere k'ibiyaga bigari no kubaka Afurika ikomeye ku rwego mpuzamahanga. Ni muri urwo rwego rero mfitiye w'icyubahiro gikomeye cyane nyakubahwa Perezida Cyril Ramaphosa uzitabira inama yo ku rwego rwo hejuru nzayobora muri uku kwezi, inama y'umutekano w'umuryango w'abibumbye. Isano iri hagati y'umutungo kamere, amahoro n'umutekano ndetse n'iterambere rirambye niyo ntego. Iyi ni insanganyamatsiko ngombwa kuri Repubulika ya Kongo, uruhande rwa Afurika, mu karere k'ibiyaga bigari no ku mugabane wacu muri rusange. Umutungo kamere wacu ntuzigera nanone w'isoko y'irari, ubugome, ibibazo by'amakimbirane ndetse n'ibindi, ahubwo ugomba kuba inkingi y'amahoro, ubusugire bw'ubutegetsi ndetse n'ubusugire mu by'ubukungu, impinduka y'iterambere ry'inganda, iterambere rirambye ndetse n'iterambere dusangire. Hanyuma twaganiriye n'abantu bose ku bisabwa hamwe n'Abanyafurika kugira ngo dutuze kandi tugire uduce dutekanye muri Afurika, ku makimbirane ashobora guterwa n'ikibazo mu gihe byaba bititaweho. Dusobanukiwe neza ko buri leta ifite uburenganzira bwo kwishyira hamwe mu kubahiriza amategeko agenga imicungire yayo, akarere kayo, imbibi zayo ndetse na politiki yayo muri rusange. Ariko turacyafite icyizere ko ibibazo bigomba gukemurwa byose inyoko muntu, dufite inshingano ndetse no kubaha icyubahiro cy'abantu bose bireba. Muri urwo rwego rero twizeye ko ubwenge bw'abategetsi Afurika y'Epfo gukundisha kurushaho kwihangana hakurikijwe indangagaciro z'ubufatanye za Afurika kugira ngo habeho umusaruro mwiza, amahoro ndetse no kubahiriza uburenganzira, ko ibyo byose bishoboka. Nyakubahwa Perezida, muvandimwe wanjye nkunda, kuba uri Kinshasa rero uyu munsi bigaragaza ubwiza bw'imibanire hagati y'ibihugu byacu bibiri n'ubushake bwacu rusange kugira ngo hubakwe Afurika irushijeho kuba nziza, yunze ubumwe, yihangana kandi ifite imbaraga nyinshi cyane.
guhangana na Ebola ndetse no guhangana n'ibibazo by'umutekano, ubukungu n'ubutabazi mu karere kacu. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iracyafite icyizere ko nta gihugu na kimwe gishobora kugumaho idashoboye gukorana n'abandi. Icyerekezo rero mu buryo bumwe cyerekana ubumwe bwa Afurika, dusangiye ko dushobora kurinda abaturage bacu dukoreye hamwe, karinda inzego z'ubuzima zacu, gushimangira amahoro no guteza imbere gukwishyira hamwe ku mugabane wacu. Ndagushimiye nyakubahwa Perezida ubwo kuba kwanya ahangaha ndetse no kwita ku mimerere ihari ubu ngubu iri mu gihugu cyanjye, no kubw'umurava uhoraho uturuka muri Afurika y'Epfo ku ruhande rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nanone kandi mbashimire ndetse mwese mwaturutse muri Afurika y'Epfo ndetse no kuri mwebwe ntumwa zose mwazanye na Perezida, mwakoze. Uyu ni Tshisekedi Tshilombo imbere ya Cyril Ramaphosa, Perezida wa Afurika y'Epfo, nyuma y'uruzinduko Cyril Ramaphosa kuri muri Kinshasa baganira ku bibazo by'ubuzima ndetse n'iby'umutekano ukomeje kuzamba muri Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibihe byiza kuri mwese.